ndareba ndeba igihugu kigeze, ndeba ukuntu kiri gutengamara, ndeba ibyiza bikimaze kugeramo, ndanezererwa. Shaka icyo nahemba umuntu wabigizemo uruhare ari we Inkotanyi, ndakibura. Ndavuga ati Inkotanyi nzihembye kujya nzisabira ku Mana ngo Imana izakomeze izihe umugisha. Ariko noneho ntekereza kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndavuga ati nubwo Perezida wa Repubulika arigira inka abanyarwanda, mugabiye inka. Inka ndayimugabira rwose, ndangije kuyimugabira. Reka rero bakaduhe tukagushyikirize, kubera ko wowe utabashije kugera nitwa Kayitesi Flores, Yabamugariye Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abana basirikare. Uyu munsi mwiza rero wo kwibohora, tukaba dufite abashyitsi b'imena baturutse mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro, baje bifuza kugira ngo basabane, baganire, bashimire abana basirikare bamugariye Kurugamba n'imiryango yabo iri hano muri Busheshe ariko 84, babashimire uruhare bagize mu kubohora igihugu cyacu. Umuryango washimiye Imana Adrien niwe waje gushima no gusabana ahejejwe n'abaturanyi be. Nziza rero baje babikorereye iteka, baje babikorereye n'ibindi bari gusabane nabo byiza bigaragaza urukundo n'umubano mwiza mu muco nyarwanda. Si byiza se? Namwe rero mubakire, muganire, musabane, mwongere mwuzuzanye kugira ngo turusheho gutunganya no gukora u Rwanda rwacu neza, turaga uyu murage mwiza w'urukundo no kubana no gusangira abana bacu. Uyu munsi rero ntizibye mu magambo, reka muhe umwanya nawe abashimire, abasuhuze, abereke nabo yazanye nabo. Murakoze cyane. Karanje magarara. Bravo. Ubwo rero bababwiye ko twaturutse mu bitaro by'Uburera, hariya iruhande rw'ibitaro bikuru bivura kanseri mu Rwanda, ndetse na ya kaminuza mpuzamahanga n'iby'ubuvuzi duturanye nabyo, kandi biriya byose twabigejejweho n'aba bantu, n'aba basaza bakuru bacu twaje gusura. Ubwo ndanabaramutsa no mu rurimi rw'iwacu, ni Mukamasimwe. Abina abataruzi barasubiza ngo asimwe munonga. Ariko abo twaje gusura bo bararuzi. Ariko dufite indamukanyo nyinshi. FPR oye! Kagame Paul oye! Kagame Paul oye! Urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Murakoze cyane. Banyakubahwa badepite muri hano, nyakubahwa ubuyobozi uhagarariye akarere
ka Kicukiro, nyakubahwa uhagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe gusubiza ubuzima busanzwe abari abasirikare. Mbere y'uko ngira icyo mvuga, reka mpamagare madamu wageze hano kugira ngo ijambo tugiye kuvuga rivuge ndi nawe. Uyu ni we madamu wawe. N'abana bacu bazi. Murakoze. Nk'uko umuyobozi uyobora gahunda yabivuze, na nyakubahwa umuyobozi w'umurenge, twebwe twaje duturutse mu karere ka Burera n'umurenge wa Akunda, kandi icyatuzanye twaje kwishimana, gutaramana kuri uyu munsi mwiza wo kwibohora. Twaje kwishimana no gusangira no gutaramana n'ingabo zacu, abahoze mu ngabo z'u Rwanda batangiye bishyira hamwe kugira ngo baze kubohora u Rwanda rwacu, barukure mu maboko y'abaruyobozaga igitugu. Muri icyo gitekerezo cyiza bagize, hari abamugariye ku rugamba babona zimwe mu ngingo kubera ubwo bwitange bukomeye. Njyewe rero kubera yuko nkunda Inkotanyi cyane, numva kuri uyu munsi njye n'umuryango wanjye dutekereza kuza gusangira nabo, kugira ngo tubereke ko turi nabo, tubashyigikiye, dushima ibyiza batugejejeho, twe kubyishimamo, kandi hari abandi batumye tubigeramo batagishobora no kugera ku muhanda, cyangwa se batagishobora no kuba batembera ngo bagere kure kubera ubwo bwitange bukomeye bagize. Kuva rero twabasanga mu mago y'abaho batuye, tugataramana, tugasangira, tubigira icyifuzo, tubishyira mu isengesho. Ubusanzwe twebwe turi n'abakirisitu, dusengera mu itorero rya Adrien, paruwasi ya Butaro. Rero madamu wanjye nawe arabishimangira, ndetse agira n'inama, aravuga ati twari twifuje kujya i Kanombe kuko niho narinzi, ariko madamu wanjye aravuga ati twareba ahantu kure, buri wenda nko mu cyaro akaba ariyo tujya kwifatanya nawe. Hanyuma rero tubishyira mu bikorwa, turabaririza, batubwira uyu mudugudu. Burya rero kugira umugore mwiza murajya inama biba ari byiza. Noneho wenda madamu hari n'icyo wenda ndusha, kuko njyewe ntabwo nagize amahirwe yo kwiga,
nagarukiye mu wa gatatu primaire ariko nagize amahirwe yo kugira umugore wize kandi ayo mahirwe nayagize kubera Inkotanyi kubera ba bandi twaje gusura nibo nta bandi noneho anangira inama kuko n'ubundi asanzwe ari umujyanama w'abaturage b'akarere ka Burera kuko ni umujyanama mu nama njyanama y'akarere ka Burera urumva rero namugejeje igitekerezo atakiza yombi agira umugisha noneho turangije turapanga rero kugira ngo tuzajye gusangira na bari abantu we abagabo akabita basaza be nanjye abamama akabita bashiki bawe tuzajye gusangira nabo gutegura tubihagije biturutse yuko ubushobozi bwacu bungana dusanga umuco wacu gusangira nuko nyine tuba twatetse hari n'ibyo kunywa rero dutegura amafaranga ahwanye na miliyoni y'u Rwanda noneho turi uburyo tuzayasangira rero aba bantu bacu zankotanyi cyane zankotanyi zitumye tubaho zankotanyi zitumye tugira amahoro zankotanyi zitumye u Rwanda rutengamaye zankotanyi zitumye aba bantu bamwe mubona tuzanye hariho abatari bakageze n'i Kigali noneho nyuma abakecuru batari bakageze i Kigali baje bari kureba ko harakabaho Kagame Paul nubwo nari nababereka mama we yashyiragamo akazamura n'ibiganza ati umwana wanjye Kagame Paul aragahora ku ngoma naragira ngo ahaguruke abaramutse kugira ngo mutagira amatsiko mama naze hano abaramutse gusa n'aba bose noneho ndetse ntabwo ari ibyo gusa twavuze ngo reka tuzane n'umuhanzi uradususurutsa noneho atwibutse ibyiza by'Inkotanyi atwibutse abibagiwe mbega nubwo bantu b'abasaza bacu n'abashiki bacu bamugaye nubwo yaba adashoboye guhagarara ariko yumve ko anezerewe yumve ko turi kumwe nawe bityo rero tuzana n'amasaka n'ingano n'ibishyimbo nkaba rero ngira ngo abe kugira ngo dutangire tunasangire dutarabe turi gusangira kuko n'amasaha yagiye kandi Inkotanyi zikorera ku gihe
habe nyakubahwa executive w'uyu murenge na nyakubahwa ugize ikigo uhagarariye ikigo cyo gusezerera baze badufashe gutangiza icyo gikorwa. Noneho yewe mbega twe twaje twaratetse twarabizanye n'ibihiye turaha bityo badufashe noneho tunabashyikirize nubwo twasangiye nubwo tugiye gusangira ariko hari indi envelope twageneye buri muntu w'imiryango ukunda na 80. Nyakubahwa executive w'umurenge nk'uko mbivuze kuza akadufasha ndetse na ya miryango aba bayobozi tukabamurikira iyo baje bakayibageza murakoze na mabukwe abandi bahaguruka bajyana imbere baramu nubwo mwahagararaho muri turabareba rwose nta kibazo. turi kumwe n'umuturanyi wanjye Nizeyimana Murokore na madamu we ni abaturanyi banjye. kumwe n'amasozera Adrien we niwamuha mikoro noneho we akunda Inkotanyi birenze na madamu we ntawe yahagurutse nguyu turi kumwe n'umuturanyi wanjye wundi madamu Anastase reka nawe ahaguruke turi kumwe na mukuru wanjye witwa Nizeyimana Rodrigo madamu Twagira kuri yaje nawe umugabo we nawe Inkotanyi cyane ariko yagiraho n'ikibungwe bagiye gutaramye. turi kumwe n'inshuti yanjye twakuranye akaba yitwa Kariyoki na madamu we hari umuntu noneho ndaza gusorezaho umusaza turi kumwe n'abandi bose nashatse kwiga mvuga nibahaguruke abo navuze kugira ngo dufunguze uburyo mwese muhaguruke abo twazanye ariko by'umwihariko reka abashyitsi banjye babiri bahaguruke babaramutse. Barumuna madamu uwo twazanye abaramutse nawe umugabo ni Inkotanyi n'umupolisi noneho reka nawamuhanze ahari ahaguruke uri kubona ko yanabyambariye Kagame Paul oye urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere.
inkotanyi mwese murikiriza ngo ni ubuzima. Inkotanyi inkotanyi murakoze. noneho by'umwihariko twazanye na nyakubahwa muzehe sinamenyekanye niba yageze hano yahaguruka ubanza batari bagera hano ubwo nibagera hano babwira nabo baramuzi. Muri make rero aba nibo twazanye ariko twari kuzana n'abandi benshi ariko aba Imana yashoboje kuduhereza. Murakoze nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka, bavandimwe nshuti mwavuye mu karere ka Burera, muraho neza. Hari ijambo rikomeye dukunda kuvuga ngo inkotanyi ni ubuzima, ariko buri inkotanyi ni n'abakozi b'Imana. Inkotanyi ni abakozi b'Imana. Hari abakeka yuko ngo naka umuntu wa mbere w'umukozi w'Imana ni uwuza akaguha ubuzima akakubohora. Inkotanyi ni abakozi b'Imana. namwe rero murangajwe imbere n'uyu muvandimwe wacu waje gusura abavandimwe bacu bakomerekeye bamugariye ku rugamba. Nawe yagaragaje ko ari inkotanyi akaba ari umukozi w'Imana. Ibyishimo dufite wakuzuye umutima gasesekara ku muntu. Aho mwakuye mwabakozi b'Imana mwakotanyi muzahasubize karisha. Natwe mwaje gusanga twari tubizi ubutumwa bwari bwatugezeho, natwe twazindutse kandi twizihiwe. Abanyarwanda baravuga ngo koko niyo ngo amaguru ntabwo twayabangiga twaje gitozi, kuko natwe turi abakozi b'Imana. Twagira ngo rero tubashimire mwebwe nabo mwazanye. Ni umuryango mwavuye kure, ariko ntabwo haba kure cyane cyane ujya gusura abawe. Twagira ngo rero tubabwire kandi yuko tubifuriza kuza gusubirayo amahoro. Iki cy'amahoro kandi twabashemererwa munonga. Umuririmbyi yaravuze ngo ese ndavuga iki ndetse iki. Nanjye rero nasanze navuga menshi, ayo nareka nayahe, ayo nakomeza nayahe. Nagira ngo bose turi kumwe hano tuyasangire, buri muntu aho ari mu mutima we abifuriza ibyiza, afuriza inkotanyi ibyiza, kuko inkotanyi ari ubuzima kandi inkotanyi ari abakozi b'Imana. Murakaraba. uze kugira urangize turi abanyamakuru dufata ishusho Kubw'Urukundo
ndagira ngo muhora nabyumva mwarakoze Inkotanyi kubohora abanyarwanda mwarakoze 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 ubwo gukunda igihugu bahoya abanyarwanda. bahereye kuri jyewe nanjye ndimo sekendari y'abasenanti Mukamwari. basabe amushyikiriza rero ko bamuteguriye mwahindukira mukareba hariya hakurikiyeho sajenti Munyamarembo Jean Baptiste. Jean Baptiste basabe uhagarariye ingabo reka tambuke nakugezaho impano ye kuri uyu munsi duhamagaruke hakurikiyeho umwe mu bahagarariye bagenzi bacu batakiriho ariko basize imiryango tukaba twahamagara Muramyimana Koleta aze ahagararire abatuye muri uyu mudugudu basigariye kuri bagenzi bacu batakiri muri uyu mubiri. basabe bahagarariye imiryango batuje muri uyu mudugudu w'ababyeyi babo batakiri muri uyu mubiri. umudugudu dukunda cyane uhagarariye musaza we nawe wari waramugariye ku rugamba waturutse hano tate aguruka yitwa Murekatete Catherine nawe naze yakira ikamero y'umwana abereye nyirasenge ahagarariye washyizwe n'uwo musaza.
kwiga bakunda kwiga noneho tukiyemeza ku mafaranga bishyura muri sogonderi kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu ku mafaranga twishyura muri iyo sogonderi natwe buri mwana tuzajya tumwongereraho ibihumbi 50. ubwo tuzabikora niba wenda yishyura natwe tuzajya dushyiraho 50 noneho kugeza umwaka urangiye. murakoze. ariko buriya umujyanama asaba ko akarere ntabwo yagenda atavuze ijambo rimwe nk'umujyanama nk'umuntu wose uhagarariye abaturage. murakoze. mbere na mbere nabanza gushimira Inkotanyi zabohoye igihugu cyacu kikazikura mu maboko y'abatari bishimiye igihugu. ndabashimiye rero by'umwihariko kuri uyu munsi, nayo mpamvu twavuye mu karere ka Burera tukaza aha ngaha kwifatanya na basaza bacu n'abakuru bacu, mbese byatunejeje. twishimiye cyane uyu munsi mukuru w'uyu munsi kuri tariki ya 4 wo kwibohora. ndanezerewe cyane, mbese ntabwo nabona uko bivuga, ntabwo nabona ahantu mpera, ariko ndanezerewe cyane mu mutima. cyane cyane ndashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame wemeye kuza akatubera umusingi. ndashimira cyane kandi n'abaturage ngaje kwishimira uyu munsi mukuru dufite, mbikuye ku mutima. mwese ndabashimiye. ndashimira kandi n'abaje baduherekeje kuza gusura inshuti zacu. murakoze. dushiremo twaribohoye. kubagezaho indirimbo yitwa twaribohoye. nanjye nk'umusheri niyemeje DJ nigisinga sonorizasiyo neza, dushiriremo umuziki mwiza uryoshye. nkimara kubona ibyiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatugejejeho, icya mbere akayobora urugamba rwo kubohora igihugu, u Rwanda rukaba rutemba amata n'ubuki nk'uko mubibona. ikindi akatwegereza amashuri. n'umwana mutoya nakoraga urugendo rw'isaha n'igice njya kwiga, twagendeshaga ibirenge inzara zaravuyemo. atuzanira inkweto twambara inkweto, atwegereza amashuri turiga. kera higaga umwana w'umukire. njyewe rero nari nzi ko aha harangiye kubera ko iwacu ntibari bishoboye. atuzanira amashuri 12 years basic education. ndiga, Imana iramfasha nzana diplome. yewe ngira na Bruce sohoka mu kigo n'uruwande ndi umwana wo mu cyaro. ibyo byose ni ukubera umutoza w'ikirenga wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda. mufashe kumushimira. ubumwe oye! demokarasi oye! amajyambere oye! twese duhagurutse Kagame Paul oye! urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. zamura. Adusanze muri uru rugo niyo komande posite tugira irushyeshye nk'abantu twatuzwe aha ngaha, natwe imipango yacu yose tuyitangira aha ngaha,
ngira ngo ababizi komande posite barayisobanukiwe ariko n'abatabizi burya ahahandi ujya ugapangira ibyawe byose ukabyangiriza aho ngaho. Iyo niyo komande posite. Natwe rero aho dusanzwe muri komande posite yacu hagejejweho ni byiza tugezeho n'iterambere, ariko mbere na mbere reka dushimire aba bashyitsi baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi, bakaba bagize icyo batugenera, ntabwo bari kugenda tutabashimiye. Ni byiza rero ko abantu bose twiga gushima bizajya biduha isomo. Barakoze kandi Imana ibahe umugisha, bizasubiza aho bakuye n'ubutaha mu kindi gihe nk'iki ngiki, igihe hazaba hari undi muntu nawe ufite aho yageze kubera Inkotanyi, tuzamwumva ari ahandi. Hari ibihugu byinshi yagiye yubakirwa abantu duhuje ibibazo, ubwo aho ngaho nabwo tuzashimira Imana. Murakoze, twagira ngo dushimire abashyitsi mubamere amashyi. Imana ibahe. cyane utarana abira bice ariko bari abana numvaga kurukana abinga mu mutara nije yubaka niyo
Nyakubahwa Afande, umunsi mwiza wo kwibohora. Twaturuka muri Butaro ya Micucu, ahandi ho mwanyuze muje. Afande umunsi mwiza ukomeye cyane. Turishimye rwose. Harakize rwose, hameze neza rwose ubuzima dufite ni tubukeye, amahoro dufite ni tuyakeye. Niyo mpamvu kuri uyu munsi mukuru wo kwibohora twebwe twicaye tugatekereza twese ko tugiye kwishima no kunezerwa. Hari abandi badashoboye kwishima cyangwa badashoboye kugeraho ibirori byabo, ahubwo tukabasanga mu rugo noneho tukishimana nabo, tukashyikiriza n'agafanta tugasangira. Rero twumva ibyiza twaza gusangira n'imiryango 84 ihuye hamwe, tugasangira nayo, tukanabasigira n'akamviro buri muryango. Reka rero bakaduhe tukagushyikirize, kubera ko wowe utabashije kugera kandi by'umwihariko nje na madamu n'abana tuzagaruka kugusura by'umwihariko. Murakoze. Tuzapanga hari ku cyumweru tuze kugutarabira. Uyu niwe muhungu wanje. Bwira Afande amazina yawe. Witwa nde? Umubwire. Witwa nde? Wiga mu kangahe? Uzi mugiye kureza kaminuza. Umubwira amazina yawe. Manzi Keve Telefe Derife. Ari kuvuga ngo yitwa Manzi Derife, irindi Generali Imana. Uyu rero ngo yiyemeje kwitwa Generali azagusimbura. Ntamuterere isari rero, umuterere isari. Isari Afande. Gacura rero dore n'umufasha we ahageze. Madamu n'uyu ariko reka Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje izina ry'Uwawe. Dushimiye uburyo wabanye natwe mu gitondo kugeza kuri iyi saha, kandi turagushimiye kubw'urugendo rwacu. Mana wadufashije tuza mu nzira, wadufasha tugera hano turi amahoro, kandi dusanga abavandimwe bacu batuye kuri uyu musozi twari tuje gusura, dusanga nabo bari amahoro. Mana turagushimiye izina ry'Uwawe. Turagushimye kubw'uyu munsi mwiza twibuka wo kubohora igihugu cyacu. Mana turagushimye kandi tugushimira abayobozi b'igihugu cyacu, ndetse wahaye impano nziza ikomeye yo kugukunda, impano yo kugukorera, impano yo kukubaha no kukubahisha, kandi ubaha impano yo gushobora kugira ngo bashobore kubohora igihugu. Mana turagushimye kubw'impano nziza wabahaye, izina ryawe rihimbazwe. Tugeze ahangaha tuhasanze umuvandimwe wacu twari twaje gusura ariko akaba atabashije kugera aho twateraniye. Mana turamukoretse kugira ngo umukomereze mu kwizera, kandi ukomeze kumuha kurwanga amaso, kugira ngo Mana ubwo uzamurekeye ku bicu uje guhamba abakoze neza, nawe uzamuhembera imirimo myiza gukorera. Turakwinginze tugiye kugenda ugenere natwe, abasigaye bose usigarane nabo. Ndakwinjiza kugira ngo amahoro yawe, amahoro utanga aho umuntu wese yibwira, akomeze gusasika mu mitima yacu twese. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
Yego turabasuhuje mumeze neza. Yego tumeze neza turishimye kubera umunsi wo kwibohora twishimye cyane byaturenze. Yego babita bande? Anyita Munyamurembo Jean Baptiste akaba ari njyewe uhagarariye abamugariye ku rugamba tuvuga hano muri uyu mudugudu wa Mubano mu karere ka Rusheshe umurenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro. Yego nk'uko abantu bagiye babikurikira cyangwa se bagiye kubikurikira hari igikorwa cyakozwe n'umugiraneza waje aturutse mu karere ka Burera. Mu by'ukuri nkamwe muhagarariye abahoze bari mu ngabo za RPF zabohoye igihugu bakaba barahakomerekeye kuri urwo rugamba uyu munsi bakaba babaye ahangaha muri Rusheshe nimwe mu bahagarariye mwasuwe n'abari abantu. Ese mbere yuko mutubwiye uko mwabyakiriye babahaye ibiki mwabyakiriye mute? Urakoze cyane mbere na mbere twabanza tukabashimira mbere yuko tugira ikindi tuvuga ni ukuri uyu muntu Nshimiyimana Adrien n'umufasha we n'abagenzi be bazanye by'umwihariko bagakora urugendo rwo kuva mu karere ka Burera i Butaro ni kure cyane urahazi kugera ahangaha byaturenze ntabwo twabona uko tubivuga. Naho ku byo batugeneye byongera ngo urabona ko mfite twa envelope twinshi bageneye buri muryango nkuko turi imiryango 84 buri muryango bawugeneye envelope. Ubwo rero urumva ko ni ibyishimo nta gusa twashimira tukamusabira n'umugisha kandi tubwira n'abandi bose bafite umutima wo gukunda igihugu ngira ngo mubonye nk'abo tuvuye kureba badashobora kuba bava ku bitanda ku buriri baryamye ngo bagere ahangaha ari abantu baba babaye cyane baba bakeneye ubufasha bw'umwihariko bwisumbuyeho. Twende urabona ko turabasha kugera nk'ahangaha kuri sale tugasabana iyo fanta nk'uko mbayiduhaye ibyo kurya mwabonye ko twese twahuriye ahangaha turabirya ariko ngira ngo hari abo ubonye twabishyiriye ku buriri kubera ko batabasha kugeraho. Aba bantu rero urumva bakeneye ubufasha bwihariye bakeneye ubuvugizi aho bishoboka hose nk'ubimugira neza yagenda babwira nk'amateka yiboneye nawe yabonesheje amaso ye ariko nanone twese tukazirikana ko bariya tubonye ni impamvu z'uko bitangiye igihugu batakaza ingingo zabo batakaza amaraso yabo kubera kugira ngo igihugu kigere ahangaha uyu munsi kigeze. Ibi birabarema mwiki kuba hari abantu bakibatekereza bagira neza bakaza bakabasura bagasangira namwe mukishima bibarema mwiki nkamwe bamugariye? Natwe nk'abantu twamugariye ku rugamba iyo tubonye umuntu adusuye bituremamo icyizere bikatwereka igihugu cyacu aho kigeze bikatwereka iterambere tugezeho iryo ari ryo uko biri kose umuntu ajya gufasha nawe yabanje kwiyubaka. Ibyo byose ni ibiva ku miyoborere myiza. Turashimira na Perezida wa Repubulika wowe warakoze ibi byose akaza akadushyira ahantu hamwe akadutuza kugira ngo byibuze n'uwo muntu ugira uwo mutima aza afite ahadusanga. Kugira ngo mwabonye ko batwubakiye amacumbi batwubakira sale yo kwimyidagaduro buri kimwe cyose ariko icyo bitwumvisha cyangwa se bitwereka nuko tugifite abantu batuzirikana kandi bazirikana n'ibikorwa byiza twakoze. Yego ni rihe jambo dusoza mwabwira uyu muryango waba bagira neza mwabaha butumwa ki mu by'ukuri? Mu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe uyu muryango wabonye ko ari umuryango mugari wabonye ko ari umuntu ku giti cye n'umufasha we n'umwana n'abana be n'abakuru be n'abashiki be urabona ko ni umuryango uko biri kose ni umuryango w'umuntu ku giti cye ariko bagize uwo mutima barahuza ibitekerezo ni ikigaragaza urukundo baba bafitiye abanyarwanda muri rusange kuko ibi badukoreye bigaragaza ko atari hano honyine babikora n'ahandi ariko by'umwihariko twabasaba kugira ngo bazajye babikangurira n'abandi umutima baba bafite bawukangurire n'abandi bafite aho bageze bibuke ko hari abandi bantu bagize uruhare mu byo bagezeho bibuke ko hari abantu baryamye badafite ubundi bufasha bashobora kubona ariko byibuze
babona umuntu nk'uyu nguyu nubwo yaba bazaniye agafanta kuri uyu munsi bagasangira babifata neza vraiment n'ibintu ubona byubaka sosiyete kandi tukakomeza kugira turabashimiye nuko murakoze ikabuga je none tubifurije umugisha w'Imana mwe mudahema kudukurikira mu biganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi muri abantu b'agaciro cyane turabyubaha njye nitwa Bikem cyangwa se Bikorimana Emmanuel turi kuri Evangelize Le Monde TV niyo Bakamana TV n'ahandi ushobora kuza kubona iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro. Uyu munsi ni itariki iryoshye nziza ku banyarwanda, turi ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023. Iyi ni itariki abanyarwanda twese turi kwibukaho ku nshuro ya 29 umunsi wo kwibohora. Iyo tuvuze kwibohora tuba tuvuze ko hari umuntu wari uboshye ava mu ubwo bubohe yari arimo arabohorwa. Turashima Imana y'u Rwanda, turashima Imana ko yakoresheje ingabo za RPF zikabohora u Rwanda binyuze mu kumena amaraso kwa bamwe kugira ngo twebwe abana b'u Rwanda uyu munsi tube tugiye ku mwuka bazima. Imana ibaha umugisha cyane kandi imirimo y'abera izibuka n'uwo ni umurimo mwiza w'Imana. Uyu munsi rero turi kugenda tugana n'abantu benshi batandukanye, twari turi i Masaka aho bita Rusheshe mu mudugudu w'abantu cyangwa w'ingabo zamugariye Kurugamba. Byari bitoroshye n'abantu bafite babana n'ubumuga butandukanye bw'ingingo zitandukanye badafite. Ni igikorwa cyari kirangajwe imbere n'umukozi w'Imana Adrien guturuka mu karere ka Burera. Turaza kumumva muri iki kiganiro, ariko hari uwo bagendanye muri uru rugendo twifuza kuganira nawe kugira ngo atubwire uko yabibonye. Uraho neza papa? Uraho neza. Murakomeye? Turakomeye, turashima Imana. Uribwira abantu badukurikiye? Nitwa Ntiziyoboza Faustin alias Murokore, ntuye mu karere ka Burera umurenge wa Butaro. Uri umurokore? Ndi umurokore. Kuva yongera kandi kanati alias Murokore. Ndi umurokore ushima Imana. Ni byiza cyane kubona umurokore ushima Imana yaje no gufatikanya n'abanyarwanda gushima Imana kubwo kubohorwa kw'igihugu. Yego. Biraryoshye cyane. Tusanze aho wari uri Masaka ni timu nini cyane y'abantu batandukanye. Mwaturukanye Burera bose? Bose twaturukanye Burera, turi timu nini cyane, ariko turangajwe imbere n'uwitwa Nshimimana Adrien. Nk'abaturanyi be yaratubwiye ati muzamperekeza ku munsi w'intwari ku itariki ya 4, ati uwo munsi nzaba ndi Masaka, nasuye abantu bahoze ari ingabo z'u Rwanda, barwaniye igihugu bakakibohoza, bari Masaka muri uwo mudugudu, ati niho tuzashimira Imana uwo munsi ku munsi wo kwibohora. Ubwo rero natwe turaza turi timu y'abantu benshi, abaturanyi be, bene se, bene nyina, ababyeyi be, inshuti ze, twese twari twaje duherekeje Nshimiyimana Adrien aje kwifatanya nabo bamugariye ku rugamba bahoze ari ingabo z'u Rwanda kubwo kubohora igihugu cyacu. Yego. Iyo tuvuze ngo umunsi w'intwari, umunsi wo kubohora u Rwanda, umunsi wo kubohoka, ni iki bivuze ku munyarwanda wese uri kureba iki kiganiro? Kuri wowe urumva ari ubutumwa watanga kuri uyu munsi? Kuri nge numva ari ikintu gikomeye cyane kandi ari ikintu cy'agaciro, kuko abana b'abanyarwanda bararebye baranatekereza babona igihugu uko cyakiyowe mbere kiboshwe, baritanga bati reka tubohore igihugu cyacu. Baritanga, abari ingabo z'u Rwanda baja ku rugamba barakirwana kugira ngo batubohore. Niko kubonekamwo bariya bamugariye ku rugamba ari nabo twari twasuye uyu munsi. Ndumva ari ikintu cy'agaciro kandi ikintu gikomeye. Turagushimiye cyane, Imana iguhumugisha. Murakoze cyane. Yego. Turi mu kiganiro, turimo turebera hamwe uyu munsi uko wagenze, umunsi w'agaciro ku banyarwanda, umunsi w'ibyishimo, tuba tubyina intsinzi. Ninde tugiye kuganira? Nitwa Masozera Felicien. Nanje mvuka mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Nanje ndashimira Imana cyane yatumye mbere na mbere menyana n'uwitwa Nshimiyimana Adrien. Yego.
icya kabiri nzi abantu abana nabo batandukanye benshi cyane kugira ngo mbe umwe mu bo yatoranije cyangwa se mu batoranijwe kugira ngo dufatanye uru rugendo rwo kuja kureba bene data cyangwa se abavandimwe bacu bamugajwe n'ibyabaye ku bijyanye n'urugamba nk'uko abambanjirije babivuze kubohoza igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo mu gihe nk'iki tube dufite agahenge tube turiho babigizemo uruhare cyane rwose bakahatakariza zimwe mu ngingo z'umubiri bagakoresha uko bashoboye Imana ibarangaje imbere nubwo ingingo zabo twasanze zimwe na zimwe zaratakaye ariko bakoze icyo bagombaga gukora mu gihe cyabo rero igitekerezo cya Nshimiyimana Adrien natwe nk'abamuherekeje twabonye ari igitekerezo cy'ingenzi kandi igitekerezo cy'ingirakamaro ubwo rero tukihagera twasanze ubuzima barimo mu by'ukuri Imana iri mu ruhande rwabo aha noneho kuri uyu munsi ku banyarwanda bakurikiye iyi televiziyo bakurikiye ino nkuru iyo tuvuze kubohora u Rwanda umunsi wo kubohoka ni icyo umunyarwanda wese akwiye guhita ko yumva mu munota umwe ni ukuvuga ngo iyi tariki ya 4 yo kwibohora ni itariki nziza kandi ni itariki inejeje umunyarwanda uwo ari we wese dushingiye aho igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika akigejeje kandi isura yabyo igaragara neza hamwe n'ibyo rero dukomeje gushimira leta y'ubumwe kandi tugashimira abanyarwanda bose barangajwe imbere n'umubyeyi wacu nyakubahwa perezida wa repubulika kandi mu by'ukuri uyu munsi by'umwihariko ni umunsi watunejeje bitewe n'ahantu twari turi twifatanya na bene data n'abashiki bacu tunezezwa n'umunsi nk'uyu n'itariki nk'iyi tunasangira tunaririmbana nabonye hari n'umuhanzi nawe mu kanya bo yaratubwira n'abantu batandukanye mbese wari umunsi w'umunezero uko biri kose Imana ikomeze ibe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo nanone igana ahandi ariko yabanjije iwacu nibanza murakoze cyane uri intore papa aha yes turi mu mujyi wa Kigali tugenda tugana n'abantu batandukanye twabonye Masaka umunsi mwiza wo kwibohora umunsi abanyarwanda twese twibuka kandi tuzirikana ni umunsi w'igiciro kandi ukomeye mwarakoze Inkotanyi hano handitse Rwanda Youth Frontier ibintu uko biryoshye urakoze cyane uracyari urubyiruko ndacyari urubyiruko turebe hariya tuganiriza abantu amakuru witwa nde amakuru ni meza amazina nitwa Eric Manizabayo amazina y'ubuhanzi nitwa Eric ukuri kuraryana maze impamvu niyisi ryo zino ukuri kuraryana niyemeje kugera ikirenge mu cy'Inkotanyi barwanya intambara y'amasasu ariko njyewe sinabasha kubishobora njyewe rero ahanje no gusigasira no kurinda ibyagezweho dukesha Inkotanyi zarwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda ikindi ndi umwe mu rubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga twita akaunti twiyemeje guhangana n'abanzi b'igihugu hari abanzi b'igihugu bari hanze baharabika u Rwanda bagaharabika ubuyobozi bw'igihugu cyacu by'umwihariko bagaharabika na nyakubahwa perezida Paul Kagame kandi twebwe twamenye ukuri twamenye agaciro ke yayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda arangije atugobotora ingoyi y'ubukene muri make twaribohoye babohora u Rwanda hoya harakaririmbo wigeze uririmba nkajya mbona rwose ibintu birimo neza sa nkuko zo gato cyane mu masegonda make cyane uri umuhanzi rwose turashima 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 turashimira intore
izirusha intambwe wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda akomeza urugamba rwo kubaka u Rwanda akomeza urugamba rwo kubaka u Rwanda. Wow. Aha, mu munota umwe usigaranye ni iki urubyiruko rukwiye gukora cyangwa n'uwe musanzu rukwiye gutanga mu gihe gisa nk'iki u Rwanda rusohoyemo n'abahanzi uruhare rwabo n'uruhe mu kubaka igihugu? Message naho urubyiruko narindi muri ibi birori byo kwifatanya n'abamugariye ku rugamba bazira gutanga amaboko yabo bakagira ubutwari. Ni ikirori cyateguwe na Nshimimana Adrien, mbese yankoze ku mutima. Hari message yampaye muri make. Icyo ndi gusaba Imana ngo nanjye izama imbaraga zo ku ikofi, impa amafaranga, impe n'ubushobozi, komeza impe n'ubuzima, nzabashe kugera ikirenge mu cya Adrien ku gikorwa cy'urukundo yakoze cyo kuremera imiryango y'abamugariye ku rugamba, akabaha amafaranga ari mu gaciro ka miliyoni, akabahereza ibyo kurya byanejeje. Iki ni igikorwa cy'ubudashikirwa dukwiriye gushimira nk'urubyiruko, noneho tukamwigiraho nk'uko nawe yigiye ku nkotanyi z'u Rwanda zayoboye urugamba zikabohora u Rwanda, akagira umutima wo kuvuga ngo reka ngende nje gushimira inkotanyi zarwanyira urugamba zigatakaza ingingo zabo, hanyuma nanjye mbashimire mbabwire ngo mwarakoze Inkotanyi. Ubwo ni ubutwari bwa gitore, kandi intore burya yishakira ibisubizo no mu ishyamba ry'inzitane ngo yishakira inzira. Urakoze cyane, turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Za ndirimbo z'abantu bazibona se hehe? Mfite YouTube channel. Yitwa gute? YouTube channel yanjye yitwa Eric ukuri kuraryana. Urakoze cyane Eric. Uko yitwa cyane. Turagushimiye cyane. Reka dukomeze tubashimire cyane. Turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7. Ni umunsi mwiza, umunsi w'igiciro ku banyarwanda, umunsi wo kubohora igihugu. Hari abantu babigizemo uruhare kugira ngo iki gihugu kibe iki gihugu nyine tureba twishimira, duhagarara ku muhanda gutya kuri kaburembo tukaganira n'abanyarwanda tugakora ikiganiro kugira ngo twibutse ko hari ibihugu bitakunda ibi bintu bitagiriye umugisha. Turashima Imana rero yakoresheje abantu b'intwari cyane bagakora igikorwa nk'iki. Hari umuntu wari uvuze ngo haleluya, wamwikirije ngo amen. Urakoze cyane. Uri umukristo? Yego. Ndi umukristo. Yego. Nsengera muri ADPR. Muri ADPR. Paruwasi ya Butaro. Ubusa abantu bari gukona ku munsi w'intwari, ku munsi wo kubohora igihugu, uri kuri televiziyo uri kuvuga ikiganiro ku gihugu. Aha ADPR niho bavuga ngo wivanze muri politike. Oya. Ntabwo babivuga kuko ni umunsi w'agaciro w'abanyarwanda twese. Yego. Imana iguha umugisha cyane, kandi igihugu ni icyacu twese. Ni icyacu twese. Turagisangiye, tugihuriyeho. No kuba iryo torero rifite amahoro ni Inkotanyi. Ni Imana yakoresheje Inkotanyi kugira ngo naryo ribeho, ryubakwe. Mbega amahoro rifite. Ntabwo rero bangiraho ikibazo. Nta n'ikibazo gikwiye kuboneka. No kugira ngo ababa bafite imyumvire no kuba basenga nta sasuri bari hejuru, nabyo ni Inkotanyi. Papa witwa nde? Nitwa Nshimimana Adrien. Iwacu ni mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro, mu kagari ka Rusumo, hariya muri santere y'ubucuruzi ya Butaro. Aho niho uvuka? Niho mvuka, nkaba mfite umugore n'abana 2. Kandi akazi nkora ni ugushabika. Hakiyongera nuko abaturage bantoreye ndi umwunzi w'umurenge wa Butaro ku rwego rw'ubujurire. Yego.
Imana igumugisha cyane. Na Adrien turimo turaganira twamusanze Masaka yari yadutumiye nk'itangazamakuru rya Gikristo aravuga ati iyi ni inkuru nziza mugomba kugeza ku banyarwanda. Natwe twaramwumviye rero twamusanze Masaka Rusheshe sibyo mu birori mu mudugudu urimo abahoze ari ingabo zakomerekeye ku rugamba bamugariye ku rugamba. Rero niwe waruganije iki gikorwa agiye gutangira atubwira watekereje gute iki kintu. Ni ukuvuga ngo uburyo natekereje iki kintu ni ibintu nsanganwe biri mu mutima wanjye kuva Inkotanyi zabohora u Rwanda. Nubwo nari nkiri muto ariko nabonye u Rwanda rwarahindutse neza kubera zo, ariko nkagenda nkurikirana amateka yuko byagenze no kugira zitangire kurubohora, ndetse nkakoresha uko nshoboye kugira ngo mbimenye neza. Rero nza kubimenya, nza kwibuka aho rwavuye, noneho numva nashimira umuntu wese wabigizemo uruhare kugira ngo igihugu kive mu maboko y'abakiyobozaga igitugu n'abicanyi, noneho igihugu kize mu maboko y'Inkotanyi. Nasanze Inkotanyi ari ubuzima, bityo rero ntabwo ari bwo bwa mbere nashima Inkotanyi. Iyi ni nk'inshuro nk'iya 30. Yego. Nshima Inkotanyi. Amashimwe urayahorana? Amashimwe ndayahorana kuva nkiri umusore. Naje no kugira amahirwe, mbere nari mfite ikibazo nkiri umusore, ko ngira neza nkakora ibi nkakunda igihugu cyane, nkaba ndi kugera numva hari ingo nyinshi ziri gusenyuka, umuntu ari kuzana umugore akamutesha umutwe, ninza n'umugore akantesha umutwe, agatuma nakomeza kugira urukundo, agatuma nakomeza gukunda igihugu, bizagenda gute? Hano umugore yacogoza umugabo. Byaratumye nzara umugore nkuze mfite imyaka 30. Kubera naravugaga kuko n'abaturage barabizi, kuva icyo gihe nyiri agasore nakundaga gukora ibikorwa by'ubutwari by'urukundo. Imana igiye kumpa rero mu mugore w'amahoro, mu mugore w'igitangaza, iramureba rwose, iramuncagurira. Mu mugore duhuje gukunda igihugu. Tuje inama tuti tugiye gukora ibi, ati sawa. Tujye inama tugiye kubakira umuntu, ati sawa. Bityo rero numva muri njyewe mfite ibyishimo. Niyo mpamvu rero mu mwaka wa 2019 natekereje aho igihugu cyacu cyavuye, ndeba ukuntu nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ingabo yari ayoboye icyo gihe babohoye iki gihugu n'amateka cyanyuzemo ya jenoside yakorewe abatutsi 94. Ndeba aho igihugu kigeze, ndeba ukuntu kiri gutengamara, ndeba ibyiza bikimaze kugeramo, ndanezererwa. Nshaka icyo nahemba umuntu wabigizemo uruhare ari we Inkotanyi, ndakibura. Ndavuga ati Inkotanyi nzihembye kujya nzisabira ku Mana ngo Imana izakomeze izihe umugisha. Ariko noneho ntekereza kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndavuga ati nubwo Perezida wa Repubulika arigira inka abanyarwanda, mugabiye inka. Inka ndayimugabira rwose. Ndangije kuyimugabira, numva iyo nk'ikiza kuko arigira inka, numva nayivunjamo kubakira umuturage utishoboye inzu nziza igezweho, kandi nkayubaka mu mudugudu w'Inkotanyi zamanukiyemo, mbega nk'ishimwe ndi kumuha. Kandi bikorera umuturage, kandi nandikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibaruwa mubwira ko yanka naguhaye nakwemereye kubera ko urigira inka nyinshi, nayivunjijemo kubakira umuturage wo mu cyiciro cya mbere inzu, kandi nkayubakira umuturage utuye ku Rugano, aho mwamanukiye muje kudukura ku ngoyi y'ubutegetsi bubi. Bityo
inzu ndayubaka nyihera hasi nshyiramo byose amarangi ntacyo nakoze ndangije nkuramo n'umuriro ndangije mugabira n'inka nziza ndetse muha n'imbuto. hari abantu babikomeye amazi bityo Jeff nyuriza kamera mwaba bantu rwose turi kumwe nta kintu bitwaye bityo nandikiranya kuba perezida wa repubulika ibaruwa mubwira ko yakadona mwemereye yabonetse kagomba kohereza uwo kuza kuyitaha mu kimbo cye kuko we atabona umwanya wo kuhagera kubera inshingano nyinshi. Yego bityo muri perezidansi ya repubulika baramamagara bati turamwohereza umuyobozi w'akarere iyo ahari abahagarariye perezida murafatanya kubishikiriza uwo muturage. ubu umuturage atuye neza mbega umugezeho sinzi mbese umunezero waramwishe ni umuntu wari ufite abana bageze mu 10 ntanze afite ariko ubahara ari gushima perezida azi kwiyonza ari perezida wa repubulika wayimuhaye kuri ya mpano wageneye perezida. Ego rwose kandi koko nibyo. Yego ubwo rero urumva ko ibyo nago ari ibitangaza kuri nge ni ibintu nsanganwe kuko na gitifu umurenge wacu arabizi ndetse n'abandi bagitifu mu karere ka Burera barabizi za Ruhunde nagiye nsakarira abaturage inzu bitewe n'ibyishimo by'inkotanyi mbega bya bindi nyakubahwa perezida wa repubulika n'abo bakorana batwigisha bati twiyubakira igihugu tudategereje akimuhana kandi nakwakunda kuvuga ngo ibihugu kuduha inkunga bikaba byaradusuzugura dufite amaboko twabyigeza ariko tukagumana agaciro. Icyo kintu nk'icyo kintu cyo ngo perezida muhaye inka wagikoze mu mwaka n'ubundi byari biguhurana na y'amatariki yo kwibohora n'ubundi hari ku munsi wo kwibohora mbese n'ikindi gihe nk'iki noneho ubwo igikorwa kiraba hashize rero iminsi uwo munsi ndabyibuka navuze ko muri 2020 n'ubundi ku munsi wo kwibohora kindi gihe nk'iki nibwo nafashe ijambo nshima Imana ndi kureba ibintu byiza noneho ibintu biri kwiyongera amajyambere arakiyongera noneho nkareba usubu nkora iki ibintu ibyishimo ko bikomeje kumfata nkora iki noneho se ku munsi wo kwibohora inkotanyi nzazishima gute ati noneho ndatanga iki ni rero ku munsi wo kwibohora nzashaka inyana ebyiri zihwa ubwo ndibaza nese ku munsi wa 29 2023 z'ukwa 7 tariki enye ho noneho inkotanyi nzazishimane noneho umutima uyitunza hatariko hari bene data n'abashiki bacu bafatanyije n'abandi kubohora igihugu ariko bo bakaba baramugariye ku rugamba ku munsi wo kwibohora byaba byiza nshatse izi nyana ebyiri cyangwa se nkafata amafaranga miliyoni y'u Rwanda nkagenda nkayabashyikiriza bose imiryango bakanywa ku mata noneho ndangije rero nshaka uwo mudugudu mbaza imidugudu yose yo mu Rwanda ituyemo abo bantu abo basirikare nsanga rero hari uwitwa Rusheshe wo mu murenge wa Masaka bityo ndabamenyesha ko nzaza gusangira nabo uyu munsi nge n'umuryango wanjye na ba papa na ba mama nabo duturanye bityo nshaka ibyo turasangira byose ibyo kunywa ndabishaka byose ndangije rero turaza dufata amamodoka wabonye ko twaturi benshi abamerekeje noneho mfatana ya mafaranga ndayafata nyagabira ya miryango 84 buri wese mugendana muyibasha ufashe ya mafaranga ukayakuba nyine abantu 84 kugira ngo
nubwo twiriwe mu birori hari abandi basigaye mu rugo batashobora kuhagera nibagerayo nabo babagurira agafanta bishimire ko u Rwanda rwabohowe ni muri urwo rwego twaje kandi dukomeza gushima nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame n'inkotanyi n'umuryango FPR inkotanyi bafashe iya mbere mu kuvuga ngo reka tuze tubohore u Rwanda duhagarike jenoside kandi ibyo bifuje n'ibyo bakoze bikaba bimaze gutanga umusaruro mwiza noneho tukaba twibereye mu mahoro urabona nk'aba bantu turi nabo ubu buranije ariko ubu tugiye kuva bagiye kuva i Butaro nta muntu urabakoraho amahoro ni yose rwose nanabwira n'abandi banyarwanda bose umuntu uzi ko Imana yagize uko imugira ku munsi mukuru wo kwibohora nk'uko aje atekereza ku basirikare bamugariye ku rugamba areba ikintu yakora nawe agera ikirenge mu cyanjye agenda ataramane nabo twataramye hari abadepite bo mu nteko nshinga amategeko babaje hari abahagarariye akarere ubuyobozi bw'umurenge wa Masaka ingabo polisi inkeraguta mbega byari ibirori muri make rero ndashima nyakubahwa perezida wa repubulika ndashima inkotanyi ni ubuzima kandi mbonereho no kubwira abanyarwanda kuko 2024 imvugo niyo ngiro ni oye papa Adrien turagushimiye cyane umunyarwanda mwiza umukristo mwiza ukunda igihugu akanabyerekana mu bikorwa niyo mpamvu natwe tutari kubura kwifatikanya natwe muri iki gikorwa cyiza ariko akantu garuko buriya wavuze akantu gakomeye cyane ati perezida niwe wazanye gahunda ya Girinka ko nanjye narobanuye mu izo nka muhinga ayakiriye wumvishe wiyakiriye ute numvishije byo byonyine numvishije nishimye cyane kumva muri perezidanse ya repubulika bampamagaye bakanshimira bakambwira bati uri inkotanyi komerezaho kandi muri uru rugendo ntago wabura abaguca intege baraboneka kandi hari abantu benshi bashobora kubona umuntu afite ukuri agira ukuri bagashaka kukumuziza cyangwa wenda bagashaka kumuca intege ariko njyewe nta muntu n'umwe ushaka kunca intege zo gukorera igihugu zo gukunda inkotanyi kuko zatuvanye kure iwacu rero nagize n'amahirwe nazanye na mama yaje ari kureba umujyi wose ati harakabaho Kagame akareba bitatse u Rwanda ahubwo nazaje no muri video nazaje agira ikintu abwira abanyarwanda n'abandi bapfuye batabonye ibi bintu rwose naze rwose mama rero uyu niwe mama wanjye n'uyu hagarara n'uyu rwose ndanamushimira kuba yarambyaye kandi nkamushimira yuko yandeze neza urukundo yantoje nakomeje kurugenderaho bityo na madamu wanje akaba yakwegera hino nyine yego rwose se yarahari burya nawe yarahari urumva ntabwo yarahari naze rwose uyu ni wa mugore mwiza Imana yakwihereye wamusengeye ukavuga ati Mana uzampa umugore ufashe uyu murimo akenshi tujya tunambara n'ibisa kubera ndamukunda cyane kuko yambereye igisubizo mu buzima wenda warakoze kumubera cyane rwose nawe yakubera igisubizo cyane bikomeye ibisubizo bibiri byahuye byarahuye urabona ko twari kwabukereye yabakenyeye inkotanyi tugomba kuziha agaciro rero madamu wanjye ndagushimira buriya aranankunda njya no kubona nkabona arambwiye ati mutware wanjye Imana yakumpaye yarakoze shushu yarakoze najya kubona nkabona nguriye n'akantu ati urukundo ugira
imana yakumpaye yarakoze yarakoze n'aka gasaha nambaye ni wowe wakanguriye ariko ni na keza uri kubona ko gasa nk'aka uri kubona ko gasa nibyo kabisa mama makuru se wowe imana mu munota umwe urumva bavuga iki kuri uyu munsi kuri uyu munsi ni umunezero ni ibyishimo bidasanzwe kuri iyi tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 2023 ni itariki ngarukamwaka tugenda twishima bitewe n'aho twavuye kandi aho tugeze ni heza mbere ni heza kandi aha tugeze tuhagejejwe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ariwe mutware w'ikirenga uzirangaje imbere kuri uyu munsi rero twashimishijwe nuko twagiye i Masaka gusura abamugariye ku rugamba bagiye kubohora igihugu byadushimishije twanezerewe cyane twasanze nabo batwiteguye twagize ibihe byiza banezerewe cyane banezerewe mbese banezerewe ntabwo bumvaga bashaka ko twagenda ariko twagombaga gusubiza iyo twavuye ubwo butumwa amarira y'urukundo cyane mbese banezerewe twahageze baratwakira ababyeyi baratwishimira abagabo baratwishimira byari igitaramo gikomeye ni iki wumva madamu yahise kimukora ku mutima yumva arebye uburyo aha ni Inkotanyi zatuvanye arebye ba bantu bari mu tugare ahita yumva bimukoze ku mutima aranyungurira ati se none aba bantu burani bafite abana biga noneho ati none se twarebamo abana babiri batishoboye noneho kuri minerivare batanga natwe uko imana izajya idushoboza buri gihembwe tuzajya buri mwana tumwongereraho 550 umwaka umwe barangize kuva mu wa mbere kugeza mu wa 6 segonderi icyo nacyo ni madamu wahise akimye murahuza ndagira ngo mfashe mu munota umwe dusigaranye mwateguye ibi bintu nk'abanyarwanda kandi nk'abakristo bo muri ADPR ni iki mwumva muri uyu munota mwabwira abakristo kubw'uyu munsi ni iki abakristo bakwiye guhita bibuka murakoze uretse n'abakristo abakristo bagomba kumenya ko kuja mu ijuru atari ukubaka insengero gusa kujya mu ijuru ntabwo ari ugutanga icya 10 n'amaturo gusa ahubwo kujya mu ijuru ubundi umuririmbyi we korari Gisenyi twa Betelehemu yararirimbye ngo kujya mu ijuru tuvuga ni ukwihana ibyaha byawe ariko ukabyihana ukora n'imirimo izagenda iguherekeje imirimo myiza rero nababwira gukora ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi n'abababaye no gusura ababene data bamugariye ku rugamba bityo rero nanakangura abanyarwanda bose ndetse n'abikorera kuko nkanjye wabikoze ntago ndi umukire ntago ndi umukire ndoroheje sinukuri n'umukozi wa leta nta nubwo ndi umukozi wa leta nta mashuri mfite nagarukiye nko mu wa 3 mu wa 4 primaire ahubwo ni umutima w'urukundo wo kureba agaciro k'Inkotanyi bityo nkaba nshishikariza n'abandi kindi gihe nk'iki ndetse atari n'ikindi gihe n'ejo bundi abakunda Inkotanyi bose ubu munsi bagenda baje gusura bari abayine data mu midugudu bari hose mu gihugu zukuru byari byiza urakoze cyane byari byiza turabashimiye cyane Imana ibaha umugisha imirimo y'aberi zibuka amen murakoze cyane ya nshuti bakundwa rero mwari mudukurikiye turi ku itariki ya 4 niho dukoze iki kiganiro mwese turabashimiye Imana ibaha umugisha uru ni u Rwanda rwiza u Rwanda rwavuye kure u Rwanda rwavuye mu bikomeye nukuri aya mahoro twahawe abakereza amahoro burya baba batarayabona icyo ni icyambere uwigeze kuyabura niwe umenya icyo amumariye uwaraye atagohetse n'ubutumwa bw'umunsi uwaraye atagohetse
agatotezwa azira ubusa, burya iyo uvuze amahoro yumva icyo biba bisobanuye. Iyo message muyisigarane. Imana ibamugisha cyane, turabakunda.